umwana wawe agusabye umukati wamuhibuye? Oya, ibibaho. Agusabye isamaki wamuha inzoka? Oya. Agusabye amagi wamuha sikoropiyo? Oya. Ngo ko muzi guha abana banyu ibyiza, ngo data wo mu ijuru we azabura ute guha abe ibyiza ababimusabye? Azabura guha ute abe umwuka wera abawumusabye? Haleluya, amen. Kurya jambo wambajije ngo Imana ngo niyihangara ikemera ko diabete, ikemera ko macinyamyambi yahaguruka mu rugo rwawe, uri umwana w'Imana, uwo nisiko koko? Oya, uwo nisiko ntabwo ari we. ndashakaga kugira ngo ako kantu ngavugeho aho ngaho rwose bikuvemo n'undi wese. Hari ijambo nguze kuvuga ngo ibyaha n'urupfu ni Satani wabizanye. Ibyaha n'urupfu kandi byakomeje kugenda byiyongera mu isi biyitegeka. Dongo aho ugeze ese nta mukozi w'Imana urwara? Kuki mwumva ko nta mukozi w'Imana warwara? Ni ibitero. Yarwara ni ibitero. Kuki mwumva yuko atarwara? Bibiliya imbwira ko bitaba mu bushake bw'Imana. Bibiliya irambwira ngo tukiri mu isi turacyafashe ibihemuki mu ntambara. Umukozi w'Imana ararwara kuko aba ari mu rugamba. Rumva ndabwo njyaho turi kwajyana. Reka twumve icyo umukozi w'Imana bivuga. Ndabwo aho turi kwajyana. Nababwiye ngo iki kiganiro dufite kirimo ibintu biteye amatsiko byinji, abazacumva bazagendana amatsiko y'ibintu byinji cyane. Muravuze ngo urupfu, icyaha n'urupfu n'uburwayi ni Satani bizana. Uyu nawe atubwira ko so buretse Imana ari ibiduteza. Iyo rwose wabihakana. Buretse Mana niduteza ibibazo dufite unyumve neza. Ndashaka kugira ngo buretse gatoya ubuge wewe urukundinza. Ibyo uyu yavuze nibyo, ariko ndabusobanura ubuhamya bitangiye ko urupfu n'uburwayi ari Imana ibiteza abantu. Nashakaga ngo ako kantu kadusobanura unyumve. Ndasubira hasi cyane. Yego, Imana ku jambo Imana buretse ndahari ngombwa ngo bijye mu mutangiro nimwe ndaje. Imana imaze guha ubushobozi Adamu na Eva, imaze kumwereka ibyo azubahiriza kugira ngo abane n'Imana neza. Hari ijambo Imana yamubwiye ngo ibintu utabikora uko nakubwiye no gupfa uzagira ute? Uzapfa. Noze ubwo ninde waruzanye urwo rupfu? Ntabwo yaruzanye, ahubwo yaravuze ngo nutabikora no gupfa uzagira ute? No gupfa uzapfa. Noze ubwo yaramubwiye ngo iki? Yaramubwiye ngo ingoni y'urupfu nayo ndayigize ute? Ninjye uyifite. None nashakaga murakoze cyane. Buretse rero oya ako kantu urakambwiye reka karangize. No hano nashakaga ko tuganiraho mu by'ukuri, nubwo twagiye dufite byinshi byo kukubaza kandi nagiraga ngo nturambirwe. Hano twari turimo dushaka kuganira kuri iri jambo ry'ubuntu. Kristo Imana yavuze ngo Adamu na Eva nimurya kuri kiriya giti no gupfa muzagira ute? Muzapfa, ariko nimutakirya. Hano twari tumaze gusoma ijambo. Nose wigeze wumva Imana imubwiye wigeze wumva Imana imubwiye ngo nimukiryaho Satani azaza bice? No, yarabwiye ngo no gupfa muzagira ute? Hano twari tumaze muzapfa. Kuvuga ngo ingoni y'urupfu yari ifitwe nande? Yari ifitwe nabo. Yari ifitwe n'Imana. Yari ifitwe n'Imana. Kandi yarabwiye ngo nico nzakibaza nimutanyumvira. None nashakaga ngo dusobanurire. Kigaragara cyo bari abantu bararenganye. Nashakaga ngo dusobanurire abantu badukurikira. Imana yarababwiye ngo Adamu na Eva kiriya giti nimukiryaho no gupfa muzagira ute? Muzapfa. Nashakaga wenda ngo aka kantu tugatindeho cyane no tunagasobanurire abantu badukurikiye. Bibiliya imbwira ngo iki, ngo umugore we Eva amuzanira imbuto ararya, babona bambaye iki? Ubusa. Urumva baba bikururiye iki? Umuvumo. Ariko hano twasomye ijambo, tumaze gusoma ijambo ritubwira abana ba Satani ikibaranga kuko ari ibyaha ari umwana wande wa Satani, ariko udakora ibyaha ko ari umwana w'iki? W'Imana. Kandi Bibiliya ahantu twageze dusoma tuvuga ku magambo avuga ngo twese twakoze ibyaha ndi twashikira ubwiza bw'iki? Bw'Imana.
mwene data mukozi w'Imana, nashakaga kugira ngo aba bantu nibya mu kibazo uratuma nguburira igisubizo kandi bifite hafi. Ntabwo wamburira igisubizo, ndabizi neza, ahubwo buri gutekereza ku magambo menshi. Ahubwo ikintu nashakaga kuvuga ahangane wari utubwiye ngo Imana arababwiye ngo nimurya kuri icyo giti no gupfa muzagira ute, muzapfa. Ariko Imana ntabwo ariyo yazanye iki urupfu, kuko ibyaha n'urupfu ni Satani wagize ute, wabizanye. Cyakoze bikomeza gukwira mu isi biyitegeka binayiyobora. Ahubwo nashakaga kugira ngo uranyumva neza, ndakumva aho hantu ndahategereza. Satani mbere yuko yitwa Satani yari iki? Yari Rusofero. Yari umumarayika. Ugira ute? Oya ntabwo umumarayika ari Rusofero. Yararamyaga mu ijuru. Iyo mu ijuru ngo yararamyaga. Ari marayika ukomeye cyane. Yari marayika ukomeye cyane mu umwe wari uyoboye abandi bamarayika mu buryo bwo kuramya no guhimbaza. Kuko yaririmbaga amajwi menshi cyane hano mu isi tutona. Nababwiye ngo Bibiliya ntabwo ari igitabo umuntu asobanura uko yiboneye. Ni igitabo usoma warangiza gusoma ugasaba umwuka wera akaba ari bukuzaho kugira ngo ujye gusobanukirwa ibyo nawe ushobora gusobanurira abandi. Niba Satani yari marayika ukomeye anayoboye abandi bamarayika mu buryo bwo kuramya Imana imufiteho uburenganzira bwose nk'uko imufite ku bandi bamarayika bari kumwe nayo, ninde wafashe umwanzuro wo guhanura Satani akamuzana mu isi? Ni Imana. Noze umuntu ugufiteho uburenganzira undega amatwi neza nko kugutegeka ngo caha ukahaca. Icyo uzakora iyo ugeze kizitirirwa wa wundi wagutumye. Noneho Imana rero ubwo ndabimenye niyo yatumye Satani kujya irosha abantu. Ubwo nkurikije uko bivuze uravuga ko Imana ariyo yamutumye kugira ngo aduhemukire. Ukomeje kuzana ibibazo byiza aha hantu rero. Buretse atasiyo ndabizandaza ko ikiganiro nababwiye bikiri mze nashakaga uyu mugabo akikubwira bino hari ibintu mumbabarire munyumve neza. Aha ngaha nje nahatinze cyane nubwo Satani bashobora ko bagira akagambane ko kutugambanira bakabyumvikana bakabyemeranya bamara kubyemeranya bakabyemeranya tugenda bakore. Uyu mugabo arimo aravuga ngo Imana na Satani ngo bafite akagambane ko kutugambanira. Bashobora kuba babyumvikana. Aha hantu Paulo yabivuze hano abaroma hano mu bice 6 no Paulo ngo mbese ngo dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Ibyo ngibyo nibyo nari ndimo kukubwira. Twari mu sezerano rishya. Umugabo hari ibintu yavuze ngende gushaka avuga ngo ntago ngo umuntu ngo yarwara ngo ari umukiranutsi ngo umukiranutsi ntiyarwara ngo ntabwo ngo umuntu ngo yaba arwaye ngo asengera undi. Mbese ngiye ntabwo numva ukuntu ko kurwara nimba ari ubushake bw'Imana. Uyu ntago icyo kintu yakidusobanurira. Hari umugabo witwa Paulo. Manza undega amatwi. Hari umugabo witwa Paulo wagiye i Damasiko. Urumva yajyaga kubabaza ubwoko bw'Imana, ababwirizaga, abasengaga. Tuzabigaruka ubutaha kuko uyu mwene data arahari kandi neje azagaruka. Kuko nashakaga natubwira ukuntu abana b'Imana batarwara. Abana b'Imana bararwara. Bibiliya irambwira ngo tukiri muri iyi si turacyafashiriye hehe mu ntambara kandi kwemera ko barwara. Oya so wenda kutabyemera ni ku myemerere ye cyangwa se ni yavuze ko Bibiliya umwuka wera ari udusobanurira. Ariko ibigeragezo ibintu umuntu avuze nabisobanura umwuka wera dusobanurira kandi Yesu manza wumva na Yesu umwana w'intama w'Imana nawe yaciye mu bigeragezo. Kunyumva kurwara rero turi mu isi. Nashatse kukubwira ngo tukiri muri iyi si urumva tuzarwara tuzakena. Urumva nashaka kuvuga ku bintu bibiri hano. Imana yabwiye Adamu twageze mu itangiriro ngo nimurya kuri iki giti gupfa ko muzapfa. Nubwo wenda twagiye kure y'iki kiganiro njye nashakaga gusobanuka no gusobanurirwa ku jambo ubuntu. Aha Paulo ngo mbese dukore ibyaha kugira ngo ubuntu bw'Imana busage. Aha rero twinjiye mu isezerano rya kera twari isezerano rishya ariko tubivanganyije kubera ibibazo byinshi kuko mwene data yabivuze. Twamubajije byinshi cyane tugeze mu ryakira baza ku buntu. Ariko hose ni nashakaga ngo byose ni ijambo ry'Imana ariko mwumvashe mu byumve. Ibyaha n'urupfu
ahangaha mwari mumubwiye ngo ni Imana. cyakora icyo mbabamiriza ni kimwe mu byo mugezemo. Icyo ni icyambere. Mbase mu nyumva. Ngiye nshaka mbere yo kugira ngo mushobora gutuma mwebwe mukiranutse atarwara ubutumwa bwanjye buhinduka ikinyoma kubera ko mutari kumva umwanya. Ngiye nguhaye umwanya. Ibibazo muri gutanga tubwira ukuntu umukiranutse atarwara. Ikiganiro cyo zumva iki kiganiro nta kintu azakuramo. Yego. Tujye tugeze ku kibazo kirebana n'uburyo Imana ari ifite ububasha n'ubushobozi. Yego. Bwo kohereza kuri wowe uburwayi, ikibi cyangwa icyiza. Yego. Ngiye kubaha ubusobanuro Bibiliya yabuvuzemo buduhe, muba mugiye mu bindi, kandi ibyo wewe uri kuvugana n'isaha ngewe ndago nabiretse ndabifite. Yego, aho ngaho komereza wono no tubwira ukuntu aho ngaho uratana ushaka. Natangiye mbabaza ndi bagabo bene data, uwitwa Satani muramuzi mu ijuru yari iki? Yari umumarayika mugenda puri mwabinsubije. Mbabaza ndi mbese yafatiwe mbarigo nande gukurwa mu ijuru akaza mu isi? Mumbwira ko ari Imana. Ni Imana. Ngeraho mbabwiye ndi mbese umuntu ugufiteho ubushobozi bwose akaba yategeka ngo ndavuze ngo nyura muri iki kibambasi cy'inzu ukakinyuramo, nugera hakurya ibyo uzakora ari weho wabikoze agutumye, nawe wamutegetse kubikora, bizitirirwa nde? Bizitirirwa uwagutumye. Noneho birangije murambwira ngo noneho ni ukuvuga ko kumbe Satani n'Imana badukoreye ububeri cyangwa ubugome, tukaba turi kugwa mu byo tutazi. Ndababwira ngo ndabugome bakoze ku ruhande rw'Imana, kubera ko ubwo Adamu na Eva mwavuze ngo bisanze bambaye ubusa, Imana ndi yari yabateguje. No mugaruke hafi yari yagize ute? Yari yabateguye, yari yababuriye. None se nyine ubwo mutangiye kuza naje ndikumva. Imana niyo ifite ubugingo ikagira niki n'urupfu. Niko Bibiliya yanditse, niko bimeze. Muri rya somo twasomye rya Yohana urwandiko rwe rwa mbere mu bice 3 hatweretse ngo umwana w'Imana ndakora icyaha. Ukoze icyaha umwana wande wa Satani. Dongo nukuvuga ngo ndaruhara ubufite ku Mana. Iyo abakora icyaha ndaruhara ubufite ku Mana. Kuko ibyanditswe biravuga ngo icazanye Satani no kwica no kuriba, kwiba, kwica no kunyaga. Nubona rero ndega amatwi ubwo mfite ibisubizo byinshi bya Bibiliya mwe mwangonze ni byinshi cyane. Turacyakugonga kuko hano hari kubera ko mu gitabo cya Mose mu gitabo cya Mose ibice 3 ayo magambo uzayasangamo. Imana iri kukubaza ngo hari ibyago byatera umudugudu Uwiteka atari ubizanye, injiramo. Uburwayi rero ikigaragara, reka twe kwinjira hari ibyago byaza mu nzu yawe. Ikigaragara rero ubwo burwayi yemera ko uburwayi rero ari ubushake bw'Imana. Byemere ko uburwayi ari ubushake bw'Imana. No, wowe uri kubyikoresha ikinyarwanda kidasobanutse. Kandi ariko bimeze. Oya, ndega amatwi. Adamu na Eva ndabwo bambaye ubusa kubera ubushake bw'iki bw'Imana, ahubwo bambaye ubusa kubera kutumvira Imana. Ngubwo ubutumwa. None se wowe ntago warwara? Narwara. Yarwara. Kubera ko ndumviye iki Imana. Oya da. Ahangaha turi kujyana. Oya, hari igihe hazinduka icyorezo cyaje gufata abantu bose, abumvira n'abatumvira bose kikabafasha. Biratuma tuja muri Zaburi ya 91. Oya, ibyo abantu bose barwa. Aka kantu uvuze impamvu ni uko utumvira iki Imana. Nese yari kuvuze mamanzu ngo niwumvira uzajya kubyiza byo mu gihugu, ariko nutumvira ingota y'Uwiteka akira. Aha rwose ni mu mavuta. Ariko ingota y'Uwiteka ukirya nabumvije abantu baje kubwumva ng'ikinyoma. Aho kigaragara kubera abantu bose batumviye, niyo mpamvu n'abakiranutsi bashobora kurwara. Ntabwo ukiranutsi warwara. Urumva atujanye mu kindi gice. Oya, none se urabutujanye mu kindi gice. Wowe ntabwo wemera ko umuntu yarwara
ni ukuvuga umuntu ngo ntiyarwara diyabete asenga, kurikira ijambo, umuntu ntiyarwara sida asenga, umuntu ntiyarwara umuntu yarwara sida asenga gute atasambanye? Nuva mu byizerwa ukajya gusambana, sida izagufata ubutumviye iki Imana, mukozi w'Imana, amavuta. None se urwaye kanseri yo ko wayirwara yo wabuzize iki? Reka musubirishe igisubizo kindi cyoroshe kandi kiri muri Bibiliya. Umenye ko hari n'abashumba barwaye n'amadiyabete. Manzu nyumve neza. Imana igihe kimwe yagambiriye kurimbura Niniwe, irangije ituma Yona kugira ngo ab'Niniwe batazitwaza ngo Imana yakoze ibindi itagize ute itababwiye. Imana irakiranuka. Urakoze cyane. Wabyumvisha? Irera ntabwo ishobora kuguhutaza, utazabyitiranya. Ndagihutaza nkuko mwe mwabitekereje. Manzu nyumve iyo nguru ni inguruzi. Yona ajyayo, ndiriwe ndavuga ibyo yahuye nabyo mu nzira. Ajyayo, agezeyo avuga ibyo Imana yamutumye, ariko atazi icyo Imana iri bukore nyuma yaho. Yes. Icyo abagabo b'Niniwe bakoze, ntabwo Bibiliya itubwira ngo hari amafaranga runaka bakuze